Kadusome ijambo ry'Imana uko ryanditswe na mutagatifu Koci Gayeri mu byahishuriwe Bruce Melody, umurongo wa 492 ku bice 8. Abafite Bibiliya z'imihanda ubwo turi kujyana, ubwo n'abafite iz'abayehova. Here we go. Haravuga ngo Birate niba mushyiramo ipingo ibintu byo kuvuga ngo 001 bizashira. Ibi bagize ngo n'urwenya byari bikiri mu byahishwe. Ku byahishuwe umurongo wa 7 ku bice 9 aranditse ngo Birate amagambo azashira ivuga bidaciye kabiri, kumva ngo ari isheni. Uyu muvandimwe The Ben yari yararabuye Melody ko ngo azamukanda imbavu. A few moments later. Byarasoye. Ku murongo wa 7 mu byanditswe byera aravuga ngo nibamara kubaga Melody umudigi, ngo witwa The Ben azaba abonye ijambo, ngazitereka imbere ya Mike, ngo narangiza ngo vuge ko asigaye ari we gisamagwe. Ibi ntibyari bihagije gusa. Ku bice 9 nanone ku murongo wa 20 aranditse ngo nzagukubitira i Musanze. Ibi byarabaye. Tumanutse gato ku murongo wa 2 arongeye hakandika ngo nitugera i Nyagatare ho ruzaba ari urucabana. Bivuze ngo ibyanditswe byera byinshi muri byo byarasoye. Ubwo si ubucakura buzakugeza. Tumanutse gato ku murongo wa 10 aravuga ngo ibintu wigize byo gukundwa n'abakobwa nzishyura umuhungu wanjye Pirate, abahukemo abarongagure maze bajye gufana nta maguru bagifite. Ibi bagize ngo n'urwenya bidaciye kabiri, umuhungu yabawutsemo na cecipota nk'ingana ngo nk'umurishyo w'ingoma. Ubwo si ubucakura buzakugeza. Ibi byarabaye bwa mbere mu mateka. Icyaha cy'ubusambanyi cyanditswe muri Bibiliya. Iri ni ikosa ryabayeho. Umuvandimwe The Ben ngo bakigera muri press conference yese ababwira ko azabatama ingoma yitwa Ishara. Abafana barayitegereje amaso ahera mu kirere. Ibi ni kimwe mu byo tugaya The Ben. Ngo ubundi abatabizi ngo Koci Gayeri yabanje gukorana na The Ben, ngo bidaciye kabiri Bruce Melody aramujyana. Iri naryo ni ikosa ryabaye mu mateka. Gusa kangaka koho reka duse nk'abakirengagije. Umunyarwanda yaciye umugani ngo inkoni ikubise mu cyebu yirenza urugo, ariko ntago ariko bimeze. Ibi twabyemeye gutyo bidaciye kabiri, twumva umuhungu ngo azamukubita akanyafu kunda. Iri ni ijambo ry'Imana. Niba nawe ryagufashije jya muri comment wandike ngo turishimiye Imana, usharing ino video, ntiwibagirwe like na subscribe. Ayiwe ibyaba bagabo se ubona bizoroha? Naho ubutaha.